Imyaka 24 irashize u Rwanda rwibohoye. Isasu rya mbere ryari imbarutso, ariko gutsinda urugamba byasabye ubudatsimburwa ndetse n'icyerekezo gihamye. Impamvu zirimo guca ubuhunzi no kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda hagamijwe gusaranganya ibyiza by'igihugu ku bagituye ni bimwe mu byatumye inkotanyi z'amarere zambarira urugamba. Senateri Tito Rutaremara na retired Captain Logan Ndahiro, umwanditsi w'igitabo Inzira y'inzitane yo kwibohora kw'abanyarwanda, bombi bagize uruhare mu rugamba rwatwaye imyaka irenga 4 rwo kwibohora kw'abanyarwanda. Icyambere no ku gihugu cyacu cyari kiboshye, ari abari mu gihugu imbere badafite uburenganzira, kidatera imbere, nta ntambwe bikora. Ikindi hari amacakubiri, abantu nubwo badafite uburenganzira ahubwo bakabura n'ubuzima bwabo, hanyuma hakaba n'abandi bari hanze baburijwe kwinjira mu gihugu cyabo. So nibwo RPF imaze kujyaho, RPF igiyeho, nibwo hatangiye kugira izo movements, gutangira kuvugana, ese twabigira dute, ese twatangira dute, ese twabigenza gute, kugeza igihe nyine twabuye duti dufite abasirikare bahagije dushobora gutangirana nabo dutangire. RPF inkotanyi yavutse mu 1987 ivuye mu guhuza umugambi n'imbaraga mu nzira yari yaratangiye mu mpera z'imyaka ya za 70 ubwo hashingwaga imiryango irimo RANU na RRWF. Abambere batubanjije nk'inyenzi zagiye zinanizwa kubera amafaranga, ariko siho honyine, burya hariho n'urundi rugamba zo kwihora zagiye zipfa kuzibera ko amafaranga bashaka kugira ngo babone amafaranga hirya ntibashake ko yishakamo. Twere twavuze ko tugomba gukoresha imbaraga zacu, ariko imbaraga zacu zari nke, nta amafaranga twari dufite. Abantu kwari kwitanga, ariko aho bageze bakwigisha abanyarwanda nabo bakabafasha kugira ngo bagere ku bandi. Tariki ya mbere Ukwakira 1990 nibwo urugamba rwatangiye, ariko ngo iminsi ya mbere yabaye urucantege kuko bateye baturutse mu Mutara harambitse, kandi bakarwana intambara yo guhangana n'umwanzi wabarushaga ibikoresho n'ingabo nyinshi. So urumva twatakaje abasirikare, nibwo twatakaje Leti Fred, nibwo twatakaje Bayingana, nibwo twatakaje Bunyenyezi, nibwo twatakaje witwa Bitamazire, kubera uko guhangana n'ukuntu twatangiye nabi mbese. Hanyuma Paul Kagame, Major Paul Kagame yaje hagati nko mu kwezi kwa 10 hagati, aje asanga ibintu uko bimeze, arabyitegereza, arabireba, aratubaza, baza abakomandaza, baza abantu, aravuga ati tugomba guhindura ku Rwanda, ntabwo iyi ngiyi convention wo mwayishobora, dukore gerira kinyeshyamba. Ibi ngo byatumye bashobora guhangana n'ingabo za leta ya Habyarimana nyuma yaho bimuriye urugamba mu Birunga. Nibwo tujyanye mu Birunga. Mu Birunga hari imigano, indege za Habyarimana zirwaga ziturira mu Mutara, ntabwo zongeye kutubona, zikora reconnaissance, zigenzura, tugateka umwotsi ntuboneke kuko waburiraga mu bihu byo mu Birunga. Tuba mu Birunga, twamaze ibyumweru 2 dukora imyitozo, hari hameze nabi, hakonje, urabyumva, hameze nabi cyane, ariko tugeze turabimenyera. Umugaba mukuru kandi ntiyigeze ahwema kubibutsa impamvu yatumye bafata intwaro bagahangana n'umwanzi. Kwa hivyo wazi ni mpaka kila mmoja wenu azingatie jambo la siasa ambalo limetufanya sisi tukamate silaha tupigane. Na kwa hivyo maana yake ni mpaka sisi vitendo vyetu, mawazo yetu lazima kila wakati vitutofautishe na wale ambao tunapigana nao. Kweli? Ndio. Kwa sababu kukiwa hakuna tofauti, maana yake hamna haja ya kupigana. Ndio hiyo. Urugamba rwatangijwe na RPA inkotanyi yanabaye inkuru nziza ku banyarwanda bahuraga n'akarengane mu gihugu imbere, nk'uko bisobanurwa na Ambasaderi Nsengimana Joseph wo muri rimwe mu mashyaka yajegeje ubutegetsi bwa Habyarimana.
bose bumvaga intambara ari iy'abanyarwanda, noneho ababishoboye bagiye ku rugamba nk'abanyarwanda, abanyapolitike hano mu gihugu nabo ibitekerezo bari bafite kandi basakaje mu baturage n'iby'uko u Rwanda rukwiye guhinduka. Uko leta yakomezaga kwinangira, RPA Inkotanyi yakomeje kuyotsa igitutu ku rugamba. Amashyaka nayo atayoroheye, biba ngombwa ko yemera imishyikirano, ariko Senateri Tito avuga ko yaba yansere mu cyahoze ari Zaire n'andi yakurikiyeho harimo aya Arusha, leta yabikoraga nko kwiyerura ko negociation zabanje gutinda, ariko nyuma Habyarimana abura ataza kuzisinya, nyuma za kuzisinya. Ubwo rero kuko hagomba kuza abaroni abasirikare baroni ba minwari kuri 29 z'ukwezi kwa 12 1993 nibwo twaje hano. Twaje bagomba kujya muri guverinoma n'abagomba kujya mu nteko ishinga amategeko. Turaza ariko tuzana n'abandi 600. Hano ku cyicaro cy'inteko ishinga amategeko hahoze hazwi nka kuri CND kuri benshi, niho habaye igicumbi cyangwa ipfundo ryo kubohora umujyi wa Kigali, ndetse hanarokorwa abatutsi barimo bahigwa hirya no hino muri icyo gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Birumvikana rero urugamba ntabwo rwari rworoshye ku ngabo zari za RPA. Nyuma y'urugamba rwashyize iherezo ku myaka 30 y'ubuhunzi kuri bamwe mu bana b'u Rwanda hirya no hino mu Rwanda, abaturage barishimira intera igihugu kigezemo mu nguni zose z'ubuzima bwacyo ndetse n'ishema gifite ku ruhando mpuzamahanga. 94 aha hose hari ibihuru, abaturage bamwe barahunze, abandi barapfuye. Ibintu aho jenoside hagarikiwe yakorewe abatutsi 94, nyuma hagiyeho habaho leta yacu y'u Rwanda yagiye ishaka uko abaturage bakwisubiraho babaho kandi bakabaho neza. Irabikora, irabijyana. Ubu dufite amajyambere, dufite umutekano, dufite ibintu byose. Nkurikije amateka ngenda numva uko bagendaga bambwira, urumva hari amacakubiri n'ibiki, ariko ubu ngubu abanyarwanda turi bamwe. Ni ukuvuga ngo sosiyete turimo kuri ubu ngubu ni nziza ukurikije iyo ya mbere twumva tutazi. U Rwanda rero ni ishusho y'aheza hacu ndetse n'abazadukomokaho. Senateri Rutaremara kimwe na Ambasaderi Nsengimana bemeza ko urugamba rutari gushoboka iyo hatabaho kumva ibintu kimwe mu banyarwanda, ari nawo umurage urubyiruko rw'ubu rugomba gusigasira. Ntabwo gushaka ko baba nkatwe ntibishoboka, kuko nituri mu gihe kimwe. Nibyo twari dufite, bo bafite ibindi. Nuko barebaga igihugu, ubu barakireba ukundi. Gusa byose kiba kirimo nukumva ngo hari igihugu cyanjye kinshaka kandi kiranshakaho iki, ese nagikorane. Urubyiruko ubu icyo ndusaba no gufata iya mbere, rwarigishijwe bihagije, rwabonye impinduka nziza zatewe n'iyo politike yo kubaka abanyarwanda no kubaka igihugu kimwe cy'abanyarwanda bose. Numva tubatezeho gukomeza ndetse bakajya imbere kuturusha. Amaraso y'intwari zatabarukiye ku rugamba rwo kurwanya akarengane, baharanira ko buri munyarwanda yaba mu gihugu gitekanye nta vangura iryo ari ryo ryose, yashibutsemo imbuto y'ubumwe, demokarasi, kwishakamo ibisubizo, guharanira iterambere ry'igihugu n'ibindi bituma u Rwanda rufatwa nk'icyitegererezo ku ruhando mpuzamahanga, harimo n'imiryango ndetse n'ibihugu byinshi byarutereranye mu bihe by'amage. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.